rwaguye itorero. Umwana ukoze ubukwe ejo bundi ukwezi kumwe aragiye koko. Mu gutaha ageze mu nzira ho gato cyane hariya kureteka mbona umurambo mu muhanda, ndabona akaguru kari kumwe n'urukweto, urumva imodoka yabagonze icamwe akaguru. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Mubiri we ndabizi nzakwamburwa wishuka, wavuye mu gitaka ni nacyo uzasubiramo. Aze mu bwoko bwawe, birashaka ko wabonaga ko iminsi iri imbere ahari se hari icyamwanduza, hari icyamusubiza inyuma. Umuhamagaye mu gihe nk'iki kugira ngo mushyiremo wawe, turabigushimiye. Twebwe biratugoye, ariko nsengeye imitima yaje imbere yawe. Nsengeye umutwara asize bari mu kwezi kwiza, bari muri minsi mike yabo ya mbere y'ibyishimo. Umukomereza umutima, umuhe gukomeza ibyiringiro yuko hari ibindi byiza uteganya ku buzima bwe. N'umuryango mugari, Mwami ndawusengeye kugira ngo ufashe itorero mu gihe nk'iki, ufashe abakozi bakoranaga, ufashe inshuti n'abavandimwe, kugira ngo Mwami ubahe gukomera, banizere ko igihe kimwe cy'umuzuko bazabana n'uw'Imana Yerina. Kandi Mwami Imana yacu ukomeze umuryango mugari, unye gutanga umugisha, tanga ihumure, amahoro utanga nabaye na buri wese muri twe. Kandi nsengeye nsaba kugira ngo buri wese yumvishe amagambo, buri wese Mwami uri kumwe natwe aha, ngo umuhe ubwenge, umuhe kwita ku iherezo rye, igihe cy'umuzuko, igihe byose bizahinduka, azabashe kuba mu bwami bwawe. Amahoro utanga nagumye kubana natwe, mu izina rya Yesu, amen. Yarakoze umushumba gufasha imitima iraha, ayifashisha ijambo ry'Imana. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'ubu buzima hari ukundi kongera kubaho. Reka rero umwanya twinjiyemo mbarangira ibikorwa tugiye gukora n'uburyo biri bikurikirane, ndetse kuza kugeza ku musozo. Tugiye gutumira abantu babiri bagiye kutugezaho ubuhamya. Ndagira ngo mbasabe baze gukoresha umwanya muto ushoboka. Tugiye kwakira kubw'Imana Valence, ndetse narangiza turaza kwakira n'umutware wiwe Anakreti. Hanyuma nyuma yaho turaza kwinjira umwanya wo gutanga peteroli. Abadiyakoni badushakire uburyo turi butangemo iyo peteroli. Ibyo nibirangira turaza kugana ku musozo, aho tuza gusezera ku wacu. Turi buze kumusezeraho rero, n'ubundi dutambuka abadiyakoni baraza kubitutegurira uburyo turi umusezereho, duhita dutambuka dusohoka hanze kugira ngo tuze kwerekeza ku irimbi, aho turi buze gushyira umubiri wacu. Reka rero uwo mwanya tugiye kwinjiramo w'ubuhamya, ntumire kubw'Imana Valence kugira ngo yigire hano hafi, hanyuma dufashe muri uwo mwanya. Murakoze. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mbere na mbere ndashimira Imana yo ibashije kuduha umwanya nk'uyu. Ntatinya kuvuga ko ari umwanya mwiza wo guherekeza umuvandimwe wacu, umwana wacu. Byari kubaho ko wenda yagombaga gutaha, ariko ntitubone umwanya mwiza nk'uyu nguyu wo kumuherekeza. Umushumba bivuze neza ati wasanga iki gihe aricyo cyiza Imana ibonye cyo kumurinda ibyari kuzamwanduza mu bihe bizaza. Imana rero yo itanga ibyiza, yabikoze, yaramuduhaye, yaramudutije, ariko ngira ngo nanone iramwisubije, bivuze ko n'ubundi imukunze kuturusha.
byiza byose uko biduha kandi ni ibyayo. Ubuhamya rero ndi buvuge ntabwo ndi butinde cyane, na cyane ko umugabo we Anakreti ahari, numvaga nari kuvuga bike ku byo yambwiye, ariko ubwo ibyo ntari buvuge nawe Uwiteka aramushoboza wenda abishyireho. Elina twe tumaranye igihe kitari kinini cyane ariko nanone kitari gito, ariko mu gihe tumaranye ni igihe cyatubereye igihe cy'ibyishimo, igihe cy'ibyiza, kuko ni umwana twungutse mu muryango. Twashoboraga kugisha inama nubwo twamurutaga. Inama ze zari nziza, afite inama ubona z'abantu bakuru, kandi twamushimira ko yaje yisanga mu muryango. Inkuru mbi rero yatugezeho ku mugoroba nka saa 12 n'igice, nibwo Anakreti ni murumuna wanjye nibwo yabitubwiye, ariko birumvikana nk'umuntu wari ufite igihunga nta byinshi yatubwiye. Ni ukuvuga ngo natwe twahageze turabyibonera. Nge ampamagaye maze kuhagera yambwiye uko n'undi bari bafitanye gahunda. Anakreti yaravuye ku kazi muri Karongi, aho agomba kuza gusanga urugo aho Elina aba, n'undi yataga muri weekend. Bafitanye gahunda, aramuhamagara nk'abantu bagiye kwinjira muri weekend, amubwira ko n'ubundi bagomba kuza bagahaha mu mujyi. Elina rero yavuye mu rugo aje kureba umugabo we kugira ngo n'ubundi bahahe nk'uko natwe twese duhaha mu ngo zacu. Umugabo yahageze akomeza guhamagara telefone y'umugore, arahamagara telefone igacamo ariko ikabura uyitaba. Arategereza reka da, kugeza ubwo yaje kwiyambaza inshuti ya Elina azi ko bakunda kugendana. Aramuhamagara aramubaza ati se Elina ko atari kumfatira telefone byagenze bite? Uwo yabazaga aramubwira ati se mwamwigeze muvugana nabi bituma atari kukwitaba? Undi ati oya, ahubwo dufitanye gahunda, n'ubu twavuganaga ariko ubu ntabwo ari gufata telefone. Undi ati reka nkugeragereze. Birumvikana kundi yagerageje nawe ntabwo telefone yitabwe. Anakreti yarambiwe, yafashe icyemezo aba ari we ujya guhaha. Anakreti yagiye arahaha, maze guhaha yongera hamagara Elina, yumva telefone ntabwo iriho. So icyo yakoze yafashe moto, aravuga ati buriya birashoboka ko ariko gato kaba yari yamubwiye ko atameze neza, tekereza ko nari gripe n'iki, atekereza ati wenda buriya yarembye bituma aguma mu rugo. Anakreti afata moto arataha. Mu gutaha ageze mu nzira ho gato cyane hariya kureteka, abona ambuteyage, puis abona nta rujya n'uruza mu muhanda. Bwamutera ati buretse, avaho najya kureba nk'abandi, arebye abona urukweto, ati urukweto n'urw'umudamu wanjye. Ubwo rero yakomeje, ageze abona hari umugira neza aho yarari wamutwikiriye agatenge, ariko kuko imodoka yamwishe urupfu rubi imubabaje, atangira kubona n'ibindi bice by'umubiri. Nuko urugendo rwagendekeye Anakreti. Cyo twamusabye no kwihangana nyine, Imana imushoboze, kandi tunihanganisha n'umuryango mugari, ababyeyi ba Elina. Umwana yari uwacu twese, kandi n'ubundi natwe turagumya kubabera wabana. Anakreti arahari, kandi turatekereza ko Uwiteka azadushoboza gukora ibyiza n'ubundi nk'uko yari bidufiteho uwo mugambi. By'umwihariko rero twanashimira hari umumama wahageze mbere atanamuzi, yemeye arahaguma kugeza ubwo umuryango wa Elina tuhageze. Nubwo ijoro uwo mudamu n'umugabo we niba bahari rwose bahaguruka tukabashimira.
ijoro twariraranye kugeza mu masaa 7 z'ijoro saa 8. Nuko si wenyine gusa nshimiye, ndashimira namwe mwese muryango mugari mwaje, inshuti n'abavandimwe, tunabizeza ko natwe rwose ibyiza n'ibibi biragendana, aho bizaba hose natwe muzatwiyambaze, tuzabitaba nk'uko namwe mwatwitabye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze namwe, reka twakire na Kreti. Yesu ashimwe. Nitwa Dusengimana Anacre, nkaba ndi umutware wa Elina. Ntabwo navuga ngo nari umutware kuko n'ubu nizakomeza mbewe. Byinshi rero Grafrere yabivuze, jewe icyo ndi bwongeraho no gushima. Ntabwo nari nzi ko mu Rwanda rwacu harabaye amateka mabi yewe n'ameza, ariko sinari nzi ko akiriho abantu beza nka Ishimwe, umubyeyi witwa Ishimwe yambereye umubyeyi w'igitangaza, kuko ubwo impanuka we yayibonaga yabonye urupfu sheri yapfuye, afata umwanzuro wo kutava aho ngaho atamenye nyir'umuntu. Yagumye aho ngaho rero arategereza, nk'uko Grafrere yabivuze, uko nafashe umwanzuro wo gutaha, ngeze imbere nibwo nahuye na ambutiyaje, kwa kundi abamotari baganira, umumotari abwira mugenzi we ngo abamotari baramugonze, ariko nahise numva ko ari umumotari nyine, nanjye turakomeza. Tugeze imbere mbona umurambo mu muhanda, mpita mbona akaguru kari kumwe n'urukweto, urumva imodoka yabagonze icamwe akaguru, mpita mbona urwo rukweto n'urwa sheri. Nkamubwira ngo hagarara, motari abanza kwanga guhagarara bitewe n'uko hari abapolisi kandi ntabwo bava guhagarara aho babonye. Njye nabonye agabanyije mpita mvaho, genda negera umupolisi rero ndamubwira nti uyu muntu n'uwanjye. Umupolisi aramfasha aranyakira, amuzana Ishimwe wari wategereje. Ishimwe mbere umubyeyi nanjye aramfasha. Nta byinshi navuga rero uretse gushimira Imana, nkuko umushumba bivuze, yamutwaye hataraza ibindi bibazo byinshi kuri we bimubuza ubugingo buhoraho. Mwanya twinjiyemo rero, ngiye gutumira umushumba w'itorero rya Mutara kugira ngo yigire hano hafi, hanyuma asuhuze iteraniro ryose, natwe tumwakire. Umwanya tuwushyire mu biganza bye kugira ngo akomeze yakira iteraniro ryose muri rusange. Yesu nashimwe. Haleluya. Turamukije muri Imana bane namwe, kandi twifurije gukomera mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Arakoze umuyobozi wa gahunda, tuje ko tubereka abo turi kumwe, tuje mu nzu y'Imana hano, tuherekeje mushiki wacu watuvuyemo w'Imana Irine. Duturutse rero ku itorero rya Mutara mu murenge wa Mwendo. Reka saba abakristo baturutse Mutara, ndabona korari yaturutse Mutara n'abakristo bacu Mugejuru udusuhuze. Tere haleluya rwose ntacyo bitwaye. Amen. Nubwo turi umunsi w'umubabaro, ariko imbere y'Imana turi mu bukwe bwa mushiki wacu. Imana nishimwe, tubakire mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe kandi na korari Ijwi Rirangurura Mutaye hano kuri paruwasi, namwe nimwongere mudusuhuze. Gatatu. Amen. Namwe tubakire mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe n'umuryango mugari, turi kumwe kandi abakozi bakoranaga na Irine, birumvikana
bakoranaga na Kreti, turi kumwe n'inshuti n'abavandimwe mwese by'ukuri tuba tugiye kwakira mwe byatinda, ariko mwese tubahaye ikaze mu nzu y'Imana. Tabe mushumba wa paruwasi yigire hafi abasuhuze. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Kandi reka mabwire ngo mukomere, mwihangane. Mu isi niko bigenda, turabashyitsi n'abimukira. Umuryango cyangwa imiryango yombi mwihangane kandi mukomere, inshuti n'abavandimwe ndetse n'itorero ryose, kuko muri iyi si nyine niko bigenda. Hari biba bitunguranye ariko ku Mana burya ntabwo biba bitunguranye. Twihangane rero kandi dukomere. Akoze nawe tumwakiriye kandi Imana imuha tumwakiriye mu izina rya Yesu. Amen. Tumwe n'abandi bakozi b'Imana, ba pasiteri turi kumwe mu Gejuru na ba mwarimu, musohoza abantu mwifurize gukomera. Barabakomeje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha kuza kubana natwe. Mwese rero tubahaye ikaze kandi Imana ibahe umugisha kuza mwiri tabaro. Reka tugumye tube muri iki gitaramo, tugumye gusenga, tugumye gukomezanya, tugumye gutaramira Imana ndetse na Irina turi kumwe nawe mu nzu y'Imana. Imana duhana umugisha. Mwese rero tubahaye ikaze mu nzu y'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Barakoze abashumba bacu kutwakira kandi badukomeza twese ngo twihangane. Reka rero muri uwo mwanya twakire korali Girugari, mutebuke mwihute, hanyuma namwe mutugezeho indirimbo mwateguye. Abizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakira, ahantu hatagerwa n'umubisha, ibibi n'ahantu twabihungira, naho mw'isi naho mw'ijuru ntiwibaho abizera, naho mw'isi naho mw'ijuru ntiwibaho
nyamara wasiwe hari igihe tuzagusiga tukigiri wacu mu ijuru aho tutazongera kubabara mwene data kumbura uzagerayo isi turimo imeze nk'inyanja dura n'imiraba yo hirya no hino nyamara wasiwe hari igihe tuzagusiga tukigiri wacu mu ijuru aho tutazongera kubabara mwene data kumbura uzagerayo nagutandukana kuzabayo nta rupfu ruzagerayo tuzahanagurwa amarira twaririye mu isi tuzaba mu mahoro adashira ukuri nagutandukana kuzabayo nta rupfu ruzagerayo tuzahanagurwa amarira twaririye mu isi tuzaba mu mahoro adashira ibirushya ni byinshi ibicantege bikiyongeranya nyamara igihe gisigaye ni gito cyane ibyo byose bigakurwaho kugeragezwa bigakurwaho kubabazwa bikarangira nubwo ibirushya ari byinshi ibicantege bikiyongeranya nyamara igihe gisigaye ni gito cyane ibyo byose bigakurwaho kugeragezwa bigakurwaho kubabazwa bikarangira ukuri nagutandukana kuzabayo nta rupfu ruzagerayo tuzahanagurwa amarira twaririye mu isi tuzaba mu mahoro adashira ukuri nagutandukana kuzabayo kandi nta rupfu ruzagerayo tuzahanagurwa amarira twaririye mu isi tuzaba mu mahoro adashira nagutandukana kuzabayo nta rupfu ruzagerayo barakoze korari Girugare. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Hari Imana izaduhanagura amarira yose twarize ku maso yacu tukabana nayo mu bwami bwo mu ijuru. Reka rero umwanya twinjiyemo n'umwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana tugezwaho n'umushumba w'itorero rya Mutara. Reka rero ntumire umushumba wa paruwasi kugira ngo yigire hano hafi hanyuma asenga Imana kubwo mwanya tugiye kwinjiramo. Uwiteka Imana yacu, umwanya nk'uyu nguyu ijambo ryawe niryo ribasha kuduhumuriza kandi niryo ribasha gukomeza imitima yose. Twagiye twumva indirimbo zigenda ziduhumuriza yuko mu ijuru nta rupfu ruzagerayo, kandi mwami Imana n'ubundi dufite ibyiringiro yuko igihe kizagera abazaba bari kumwe nawe hahandi twagiye tubwirwa heza yuko bazahanagurwa amarira barize bakiri muri nosi. Utugire neza rero ubwo tugiye kumva ijambo ryawe, ukomeze imitima yose iri imbere yawe, kandi umukozi wawe ugiye kuritugezaho nawe umugire neza muri byose.
tubisabye twinyegamiza ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tuje mu nzu y'Imana kuri uyu munsi, tuje guherekeza uyu mushiki wacu. Uyu munsi tuje mu nzu y'Imana, tuba tuje kumusezeraho bwa nyuma, turi kumwe nawe mu rusengero twabanagamo inshuro nyinshi. Iyo rero tumushyize imbere yacu hano, tukongera kumureba ari muri sekeye nk'uku, itoro ryose n'inshuti n'umuryango turavuga ngo twamusezeye mu nzu y'Imana ntabwo azahagaruka, ariko harandi tuzahurira. Haleluya, haleluya. Ikindi kandi tuba tuje kumuvugaho, tuvuga imirimo ye myiza, tuvuga ibyiza yakoze muri ubu buzima akiri hano mu isi. Tuba tuje kandi gusenga n'Imana yakoreye yizeye. Uyu mwanya rero dufashe, tugiye gusoma ijambo ry'Imana mwanya mutoya, hanyuma ku bibazo umuntu yakwibaza muri uyu mwanya twumve ko ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo turi muri uyu mwanya biba bikomeye cyane ku muntu wese. Umuntu wese aba yibaza ku kintu kirenze kamere ye. Urupfu ni ikintu ndengakamere. Umuntu aba yibaza urupfu rwaturutse he? Ese urupfu ruzavaho rute? Ruzavaho ryari? Ese uyu mubabaro umuntu ababara kuri urwego umuntu ashenguka umutima akumva abuze icyo yakora, nyuma y'ibi Imana yateganyije iki? Reka twumve ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, harabasha gusubiza bimwe muri ibyo bibazo. Reka mwene data dufatanye twihutishe kugira ngo dusome amagambo tunayasobanura twihuse cyane. Ni amagambo yo mu gitabo cy'Abakorinto, Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igitabo cyaho cya mbere, ibice 15 dore ku murongo wa 12. Reka dusomere tugende twumva aya magambo. Mbere y'ayo ngayo gato, Pawulo yaganirizaga itorero aribwira ngo abantu iyo bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bakavuga yuko azazuka cyangwa se yazutse, yuko yazutse, bamwe ngo barahakana bati ibyo bizabaho gute, bakabigira impaka ko Yesu yapfuye kandi akazuka. Ariko reka akomeze adusomere ijambo ry'Imana twumve. Igitabo cya mbere cy'Abikorinto, ibice 15, tugiye guhera ku murongo waho wa 12. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yavutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko ntawuzuka? Yuko ntawuzuka. 13. Niba ntawuzuka na Kristo ntarakazuka. Niba Yesu atarazutse, niba ntawuzuka ubwo na Yesu yaba atarazutse koko. Kandi niba Kristo atarazutse, ibyo tubwiriza ni by'ubusa. Insengero n'ubutumwa bwiza buvugwa, niba Yesu atarazutse byaba ari ibinyoma, ntacyo byaba bimaze, byaba ari ubusa. No kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Pawulo abwira itorero ati bwo ibyo mwizeye byaba ari ubusa niba Yesu atarazutse. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma. Avuga ati natwe abakozi b'Imana twaba tuvuga ko Imana, twaba tubeshyera Imana ko yazuye Yesu kandi itaramuzuye. Kuko twayihamije yuko yazuye Kristo, uwo itazuye niba abapfuye batazazuka. Ati rero twaba tubeshya niba duhamya ko Yesu yazutse kandi akaba atarazutse, twaba turi abanyabinyoma. Niba abapfuye batazuka na Kristo ntarakazuka. Aravuga ati rero Yesu yarazutse rwose, kugeza uyu munsi turabihamya. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwanyu ntikugira umumaro. Aravuga ati niba rero mwizeye ibitarabayeho, mwaba turi mu kinyoma gikomeye, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Aravuga ati ubwo Yesu atarazutse mwaba ntacyo Imana yabakoreye. Kandi niba bimeze bityo, n'abasinziriye muri Kristo bararimbutse.
abantu bapfuye bizera ko bazazuka ubwo baba bararimbutse nta byiringiro byo kuzuka byaba biriho ntabyo baba bafite. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Avuga ati rero niba twizera Yesu tukahirimbanira kumukunda no kumukorera, turi abantu Imana ikwiye guha umugisha ikanatuzura. Ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasinziriye. Aravuga ati Yesu turahamya ko yapfuye kandi akazuka, kandi niwe wabanje kuzuka mu bapfuye. Kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Aravuga ati Adamu yatumye abantu bagira urupfu, ariko Yesu yaje kugira ngo abantu bazuke babeho. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Adamu yakoze icyaha, hanyuma rero yari yabwiye ngo nakora icyaha no gupfa azapfa. Byatumye rero urupfu ruba mu isi, ariko kandi Yesu yaje kugira ngo azuke n'abantu bamwizera bazazuke. Ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura, maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ubwo azaza. Yesu rero yarazutse, hanyuma n'abakristo nyuma bazazuka. Nibwo imperuka izahera ko isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami ariyo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma yose n'ubutware bwose n'imbaraga zose. Yesu naza aje kurangiza byose, ngazaha Data wa twese byose, azakuraho ubwami bwari buriho, azakuraho imbaraga za Satani zari ziriho, azakuraho ibinyabushobozi byose byari biriho, hanyuma ubwami bwa Yesu na se bizonyine. Avuga ati Data ahasigaye ubu ni ubwami bwacu gusa, Imana ishimwe. Kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Aravuga ati rero Yesu azaba ari usigaye utegeka wenyine, abanzi be bose abashyira munsi y'ibirenge bye. Za ngabo za Satani zicaga abantu, bwa butware bwa Satani azabutesha agaciro, ashyire munsi y'ibirenge bye. Imana tugirire neza. Umwanzi azaheruka gukurwaho n'urupfu. Umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Imana tugirire neza. Nicara Imana impumugisha. Haleluya, haleluya. Urupfu rero rutitiza abantu, rutera agahinda, rubabaza umuntu akabura icyo yakora. Hari igihe Imana iteganya ko ruzakurwaho nyuma y'ibintu byose, ruzakurwaho. Ndetse Pawulo we yaravuze ngo bazarumwaza, bavuge ngo we warupfuye, wishe abantu, watwicaga nabi, imbaraga zawe kandi ziri hehe, ngaho garuka twice. Icyo gihe Satani cyangwa se imbaraga z'umwanzi zizaba zarangiye. Imana ishimwe cyane. Urupfu ni ikintu gikomeye cyane. Urupfu ni rubi, urupfu rwica tutakekaga. Umuntu agapfa ari umwana, umuntu agapfa ari umusore, ari umwangavu, ari ingimbi, umuntu agapfa yari muzima, abantu bakumirwa rwose, bagacika inkendero, intimba ikaba nyinshi, bakavuga ati yo umuntu muzima arapfuye. Kuko niho abanyarwanda bavuga ngo ibuye rimeneka urwondo rugisukuma. Hari uwo rwica nabi, udapfuye urwo ngurwo nawe rukazamurindiriza ikindi, akarwara igihe akivuza bikabi, akirukanka mu baganga bakomeye, akazagira ubwo rumuheza hasi, yari afite ibiro 80, 100, rukazamwonka, rukagenda rukazamwica asigaranye 30. Bakavuga ngo yo mbese mubiri n'uyu, bati umubiri ubyara udahatse. Bati iminsi, urupfu ni rubi, rufata iminsi umuntu yagombye kwishimiramo, rukayigira mibi. Ati burya iminsi ikona ingwe, iminsi ipfura umugara w'intare, iminsi ivuguta nta mivuba. Bati agateruwe n'iminsi ikaremera. Urupfu ni rubi cyane. Bityo abanyarwanda bakavuga ngo iminsi nubona iguhaye ubuzima, nubona ihuze uzayibe. Ni ukuvuga ngo iki? Iminsi nubona ugutije ubuzima, kora icyo ugomba gukora cyiza, kora icyazaguhisha ubugingo buhoraho. Haleluya. Kora icyaguhisha ubugingo buhoraho, kuko urupfu byanze bikunze ruzakugeraho, kandi uko ruzaza ntiwabimenya. Rwagutunguza uburwayi, ukarwara rwose, ukabura uko bigenze.
ariko igihe Imana ikikurinze byishima kandi ukwiye kuba mu buzima buyikorera. Imana rero ntabwo izareka ngo iyi mibabaro abantu bababara urupfu rwabagezeho bababare gutya bapfushe ibyo bizarangire gutyo, ahubwo Imana yateganyije ko hari igihe urupfu ruzakurwaho. Imana ishimwe cyane, haleluya. Aho niho ngo ruzakurwaho nyuma y'ibindi byose, noneho ngo ruzaba ari umwanzi w'Imana nk'uko uyu munsi uri umwanzi w'Imana, ariko ruzakurwaho. Aho mu Byahishuwe ibice 21 umurongo wa 4 barenge bahavuze ngo Imana izahanagura amarira ku maso y'abantu, haleluya. Nta mubabaro uzongera kubaho, nta buribwe, nta gusuza umutima, nta kuganya, nta gahinda. Abantu bazanezerwa Imana, bishimira imirimo y'Imana. Bibiliya igira inama ki igihe umuntu agifitiwe uburyo, agifite ubuzima bwiza? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ushake ukuntu wahirimbanira kuzabona ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Gutegeka 2 bice 32-29 haravuga ngo abantu babaye abanyabwenge bakwitaye ku iherezo ryabo. Kwita ku iherezo ryawe. Ngari umuntu wize haraminuza arangije abwira iwabo ati abyeyi banjye twishime tunezerwe ndangije kwiga. Ngo se yubahaga Imana ariko akabona umwana atabyitayeho. Arangira ati se mwana wanjye warangije kwiga? Ati tuse bigiye kugenda gute? Ati ubu nyine ngiye kwicara njye mu kazi ndye nkwe ngubwe neza. Ati hanyuma se nyuma kugubwa neza? Ati nyine ati ngubwe neza, ati nubaka amazu nyabimo yabimo bigende bite, ngo uri imodoka ngo uri bigendesho, nuko nyine nkomeza ubuzima bigende neza. Ati se hanyuma y'ibyo? Ati papa ati nawe nzakubakira ibintu bigende neza. Nyuma y'ibyo se? Ati mbara ati y'ibyo nyine nzapfa. Ati sajya ngo bigende bite? Ati none se ko wize ukaminuza ukaba utazi ko bizagenda nyuma yo gupfa mwana wanjye, ubwo urumva warize iki koko? Ati ibyo wize ntabwo urarangiza, ukwiye kwiga uko bizagenda nyuma y'ubuzima. Imana tugire neza, Imana idushoboze kwita ku minsi yacu izaza. Inyuma hirya y'ubuzima hari ubundi buzima. Niyo mpamvu twagira ngo tukongere tukwibutse ko iyi minsi ufite uyu munsi ugihumeka ari igihe Imana ibiguhaye cyo gushaka ukuntu wita ku iherezo ryawe. Imana igufashe mwene data mushiki wanjye. Uyu tuje gushyingura, turi guherekeza, urupfu rwe rwagoye abantu cyane, rwagoye umuryango cyane, abantu babuze icyo bavuga, rwagoye itorero. None bariya baririmbyi baturutse Mutara n'amaguru baravuga bati rwose ntago bashyingura Irina tudahari kubera ko twamukundaga. Umwana ukoze ubukwe ejo bundi ukwezi kumwe aragiye koko. Bati nubwo bigoye umusozi wa Kanyarira turagenda n'amaguru, ntago twakwihangana. Babuze icyo bavuga, abarimu bakorana nawe benshi twararanye mu muhanda byatuyobeye. Twari duhagaze mu muhanda, igikuba cyacitse hari iwacu, umuntu muto nk'uyu akagenda. Ariko birigisha iki? Imana nk'ibi byemereye iki? Ni ukugira ngo umenye ngo nanjye byangeraho, nanjye byangeraho. Muryango mwihangane, torero nshuti bavandimwe, ariko twihangane dutekereza ngo mbese ngewe bingezeho. Hari igihe umuntu yumva ubuzima akagira ngo ntago yagenda, ariko Imana igushoboje kuramuka, barimo kuramuka kuraguma. Niyo mpamvu mu ndamukanyo y'Abanyarwanda bavuga ngo mbese bwakeye mwaramutse. Nuko kuramuka ari ikintu gikomeye. Igihe Imana iguhaye kuramuka, dutekereza ko icyo Imana ishaka no kugira ngo utunganye ubugingo bwawe. Tuje aha rero kugira ngo dusenge Imana. Dushimiye Imana ko mushiki wacu uyu turi kwizera, dufite ibyiringiro ko Imana yamwakiriye mu bayo. Njye iminsi tumaranye ndumva nta muntu w'Imutara ndumva hari umuntu wagiranye ikibazo. Iminsi amaze asengana natwe, yakundaga Imana, yasengaga. Naganire nawe cyane mu minsi yiteguraga ubukwe, nsangana umukristo rwose, umuntu ufata umwanya akavuga ati hari igihe mfata umunsi nkiherera n'Imana njyenyine mu cyumba, nkihererwamo nkararamo, nkabwira Imana ibyanjye. Rimwe na rimwe yarambwiraga ati
Imana ko yambwiye ibi nibi, ko yanyeretse ibi nibi, mushumba nibyo. Agenda ambwira ibyo Imana agiye imwereka n'iki, cyane ku bijyanye n'ubukwe, abana nibyo ngenda mufasha gutyo. Ariko nsanga yageraga igihe cyiza cyananiye abandi, cyakinanira abantu gufata umwanya wo kwirana n'Imana, kabura umwanya n'amasaha n'abiri. Ariko we yageraga igihe gakirwa mu nzu agasenga Imana, agasoma ijambo ry'Imana. Uyu rero turizera ko yari umugeni, dushingiye uburyo yubahaga Imana, mubanyereye nabo n'abanyetorero n'abaturanyi, imyaka amaze Mutara nta kibazo twakabonaga agira n'abantu, naho nuko gusenga ko twayaganirijeho nabonye ko ari umukristo w'Imana. Imana rero icyuye wayo, turakwifuriza ko nawe Imana yaza guhamagara hari ukomeze wariteguye. Iminsi ufite rero Imana igushoboze kwitunganya. Rero reka dusenga Imana, Imana igushoboze kandi Imana iguha imbaraga zo kuyubaha, wo gushukwa n'isi, wo kurangara. Imana igunya guha kwita ku iherezo ryawe. Imana umugisha kwa aya magambo mu izina rya Yesu. Reka dusenga Imana, reka dusenga Imana. Ni Imana yagushoboza, ni Imana yakufasha, ariko nawe yemerere uve mu kibi, witegura ubwami bw'Imana, kuko impanda n'uyu munsi yavuga, ibimenyetso byerekana ko Yesu agiye kuza biri kugenda bigaragara. Byaragaragaye kuva kera, n'ubu birashobora kugaragara, kandi no bitari n'impanda yavuga twese tukazamuka, yanaza ku ruhande rwawe nk'uko uyu mushiki wacu atunguwe. Imana rero ibaha umugisha. Reka dusenge, nsengera buri wese uri mu nzu y'Imana wumvise aya magambo, kugira ngo Imana imukomeze kandi Imana ibashoboze buri wese kwita ku iherezo rye. Reka dusenge Imana. Nyiringabo Imana yacu, turagushimiye cyane kuko wafashije mushiki wacu kugendera imbere yawe mwino minsi ya none uko twamubonaga, kandi umuhamagaye mu gihe nk'iki kugira ngo Mwami Imana yacu aze mu bwoko bwawe. Birashaka ko wabonaga ko iminsi iri imbere ahari se hari icyamwanduza, hari icyamusubiza inyuma. Umuhamagaye mu gihe nk'iki kugira ngo umushyiremo wawe, turabigushimiye. Twebwe biratugoye, ariko nsengeye imitima yaje imbere yawe. Nsengeye umutwara asize, bari bari mu kwezi kwiza, bari muri minsi yabo ya mbere y'ibyishimo. Umukomereza umutima, umuhe gukomeza ibyiringiro yuko hari ibindi byiza uteganya ku buzima bwe n'umuryango mugari. Mwami ndawusengeye kugira ngo ufashe itorero mu gihe nk'iki, ufashe abakozi bakoranaga, ufashe inshuti n'abavandimwe, kugira ngo Mwami ubahe gukomera, banizere ko igihe kimwe cy'umuzuko bazabana n'uw'Imana Yerina. Kandi Mwami Imana yacu ukomeze umuryango mugari, unye gutanga umugisha, tanga ihumure, amahoro utanga nabaye na buri wese muri twe. Kandi nsengeye nsaba kugira ngo buri wese umvishe amagambo, buri wese Mwami uri kumwe natwe aha, ngo umuhe ubwenge, umuhe kwita ku iherezo rye, igihe cy'umuzuko, igihe byose bizahinduka, azabashe kuba mu bwami bwawe. Amahoro utanga nagumye kubana natwe mu izina rya Yesu, amen. Icyo nsaba korali y'Imutara ni uko yazi kamfasha kuririmba indirimbo dusanga mu gitabo cy'agakiza, indirimbo 76. Turirimba ibitero 3 gusa, icya mbere, icya kane n'icya gatanu. Yemwe mwabushyo bw'Imana, mwihangane igihe gito, muri wa murwa uhoraho, muzabona ibyishimo. Hasigaye igihe gito, intambara ikazashira. Hasigaye igihe gito, intambara ikazashira. Nitwizera tuzabona cya gihugu cyo mu ijuru, kandi iyo ni inkuru nziza, ntabizatugeraho.